kani kakanya kani muntu ki aho turera amateka y'abamari bigiye bitandukanye tukareba ubuzima babayemo tukareba amateka yose baciyemo kugeza aho bageze ku nzozi zabo. Ese bakuze bafite izihe nzozi? Ibyo byose dukurikirana mu kiganiro ni muntu ki. Reka manze mfata aka kanya ngushimire cyane aho ubashije kuba wakora subscribe hano kuri Yegoo TV. Ningeza nkubwira ngo niba utarakora subscribe manuka ngaho ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane amakuru menshi, ibiganiro byinshi Yegoo TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero mu kiganiro ni muntu ki tugiye kureba hamwe amateka y'umukobwa umaze kuba yakigarura imitima ya benshi, yakinnye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye harimo Rwasibo, Katerine ndetse n'izindi filime nyinshi cyane. Uyu mukobwa akaba akunzwe cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bitewe n'ukuntu ari umukobwa mwiza ufite ubuhanga mu gukina filime. Uyu mukobwa kandi nta wundi akaba ari Nana. Nana Nadeje akaba ari umukobwa umaze kuba yamenyekana cyane muri filime CITY MAID, nyuma yaho yakinnye filime nyinshi cyane harimo Rwasibo, Katerine ndetse n'izindi. Rero umunsi tugiye kureba hamwe amateka ye yose. Ese ni muntu ki? Nana amazina yiswe n'ababyeyi ni uwamwezi Nadeje, avuka mu mwaka w'1993. akaba ari umukinnyi wa filime, si umukinnyi wa filime gusa kuko ni n'umucuruzi. akaba ari umukobwa ukunda abantu, agakunda Imana, agakunda amafaranga. Gusa nubwo akunda amafaranga cyane ni n'umukobwa ukunda gukora cyane kuko akunda gukora. Umukobwa kandi ukunda ubuzima buhenze, agakunda amahoro, akihangana ndetse akagira amahane rimwe na rimwe, akababazwa n'ubusa gusa ntibitinda, ndetse akagira n'inzika. Abantu benshi bakunze kuvuga yuko Nana ari umukobwa, gusa si umukobwa kuko uyu ni umubyeyi. Akaba afite umwana uri mu kigero cy'imyaka 11. akaba ari umwana w'umuhungu wiswe Beni Ganzalaki. akaba ari umuhungu w'uyu mukobwa ndetse umaze kuba yakigarura imitima ya benshi cyane. Ni umukobwa kandi wakuze akunda filime ndetse agakomeza no kuzikina, nyuma ajya kubyiga muri Quet Films. Nyuma yo kuvayo yatangiye gukina filime mu mwaka wa 2014, ubwo filime ya mbere yakinnye ari filime yacaga kuri RTV yigishaga kwirinda indwara zigiye zitandukanye nka malaria ndetse n'izindi. Ndetse akabaza no gukomeza gukina filime nyinshi zigiye zitandukanye harimo Rwasibo, akaba ariyo filime ya mbere yakinnye yacurujwe ku masoko agiye atandukanye. akaba niyo filime yamenyekanye mu Rwanda mbere ubwo akina ari umupolisi. Gahunda y'uyu mukobwa Nana cyangwa se Nadeje y'umunsi, avuga yuko abyuka saa 11 agategura umwana, yarangiza agasenga ndetse akitegura nawe akajya mu kazi. akaza kuva mu kazi mu masaha y'isaa 2 za nimugoroba, yarangiza akaganira n'umwana mu masaha 4 saa 5, yarangiza akaryama. Tumwe mu tuzi akunze kuba ari gukora, akunze kuba ari gukina filime. Iyo atari gukina filime akaba yagiye gucuruza. Uyu mukobwa kandi avuga yuko ikintu adashobora kuba yabura mu isakama yiwe, nk'uko abagore bakunze kujyana udukapu tugiye dutandukanye abenshi bakunze kwita udusakame, nuko hadashobora kuba waburamo irangamuntu cyangwa se amafaranga. akaba ari umukobwa wakuze afite inzu zo kuza umusitari, akagira igikundiro ndetse akavuga n'ijambo rikabasha kuba ryakumvikana. Nana cyangwa Nadeje ni izina yamaze kuba ryakomera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. akaba ari umukobwa umaze kuba yakigarura imitima ya benshi, ariko avuga yuko ataragera ku nzozi ziwe. Nubwo afite nanone iduka ricuruza imyenda ryiswe Nana Design Collection, acuruzamo imyenda ya Made in Rwanda, gusa we avuga ko ataragera kure yumva yifuza. avuga yuko yifuza kuzakina filimi ziwe Hollywood, ndetse akifuza nuko azubaka uruganda rukomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda rw'imyenda, ndetse akavuga yuko yifuza kuzubaka ishuri ryigisha ibijyanye no gutegura amafilime ndetse no gukina filime muri iki cyacu cy'u Rwanda. Ibyo byose ntabwo arabigeraho kandi ngo nizo nzozi ziwe afite, bivuga yuko nyine ataragera ku nzozi ziwe afite. Uyu mukobwa Nana Nadeje, imwe mu bintu mutera ubwoba no kuba ategereje resulta ziri bwave mu kintu runaka. Nk'urugero wenda kuba utegereje resulta cyangwa se utegereje ibindi bintu byose biba bimuteye ubwoba cyane kuko biramuhangayikisha. agenda abazwa kenshi mu bijyanye n'ubuzima bwiwe niba ibyo akina byarigeze bimubaho mu buzima bwiwe. gusa asobanura yuko biri akina arimo arerekana ishusho y'undi muntu atari uba urimo arakina. avuga yuko ibyo akina nta naho bihuriye n'iby'ubuzima bwiwe, nta naho birahurira na rimwe, nta na rimwe arakina role ihuye n'ubuzima bwiwe. agakomeza avuga yuko role zimugora cyangwa se role zimuvuna kuba yazikina ari role ziba zirimo gukoresha imbaraga nyinshi cyane, naho role zimworohera ni role zirimo gushwana cyangwa se gutongana. izo role
zimworohera kubi. Na Deje kandi hobby ziwe akaba ari ukuryama akaruhuka. Hobby akaba ari cya kintu ukora iyo nta kazi ufite, uri free, nta kintu na kimwe ufite cyo gukora. Bimwe mu bintu atakora akaba ari ukwiyandagaza cyangwa se kuba yakora ibintu bimusuzuguza. Ibi ni ibintu adashobora kuba yakora. Ushobora kuba wibaza byinshi muri aka kanya, wibaza niba ntanafite umukunzi cyangwa se niba atamufite. Umugabo w'inzozi ze ni uwuhe? Akaba avuga yuko umugabo w'inzozi ziwe ari umugabo uzaba amukunda, akaba ari umugabo umutima we uzaba wishimira, akaba ari umugabo wihangana, kandi akaba ari umugabo w'umukire ukunda abantu ndetse akaba nihangana. Uyu nguyu akaba ari we mugabo Nana yifuza ko yazamubera umugabo w'inzozi ziwe, barangiza bakibanira akaramata. Nana kandi yakomeje kugenda avugwa kenshi mu rukundo we na Nick, gusa we akagenda abihakana avuga yuko Nick ari nk'umuvandimwe we kubera ko bamaze kuba babana igihe kinini, ni umushuti, ni umuvandimwe, kandi avuga yuko nta hantu bihuriye ibyo baba bakina muri film ndetse no mu buzima busanzwe. Reka ngushimire cyane wabanye natwe hano kuri Yegoo TV. Ubu twakugezagaho Ni Muntu Ki, ubu twakugezagaho Nana Ni Muntu Ki. Ese abayeho gute? Byose wifuzaga kumenya. Reka nizere ko waryohewe n'ibi ngibi twakugezagaho uyu munsi. Ubu twakugezagaho Ni Muntu Ki. Reka nkubwire ngo rero niba utarakora subscribe, mandika ngo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana byinshi, ibiganiro, amakuru Yegoo TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. Niba hari ikindi cyamara wifuza kumenya Ni Muntu Ki, icyo usabwa no gukanda subscribe, warangiza ukandika muri comment ukatubwira icyamara wifuza kumenya, ntabwo tukazatukubwira Ni Muntu Ki.